Voice FM 94.5 ijwi ry'impingane mu ntara y'Iburasirazuba kurikira Voice FM kuri 94.5 Voice FM. Samu waramutse neza. Waramutse neza Patrick. Namahoro. Unansurize na Kirimende. Komeye cyane Samu nabuze. Waramutse neza. Ndameze neza ndakomeye rwose. Muranyihanganira ijwi ntago riri gusohoka neza ajemo ka grippe. Yenengiza ngo racyaryamye ahubwo. Wapi. Ndi kumwe na Kudusi nawe ndamukeje rwose njya mwumva no umusore mwiza cyane mu bijyanye n'imyidagaduro. Ariko numvise n'ibiganiro bigaruka ku baturage cyane numvise nahameze neza. Abaguruka. Yego twari dufasha akanya ngo tuganire nawe, twari turimo kuganira ku ngingo. Hari mu minsi yashize twabonye Ministeri ya Education y'uburezi batangaza zimwe mu mpinduka zishobora gutangira gukubahirizwa. Kimwe mu byagarutsweho cyane ni ukugabanuka kw'amasaha umwana yabaga yicaye mu ishuri. Tukibaza tuti mbere cyo nkibaza njya nkunda kubona nkukurikirana kuri X yawe. Hari abarimu babuze akazi kubera amasomo, babuze amasaha yo kwigisha. Yego. None muri abo ngabo babuze akazi kubera babuze amasomo, hiyongeraho ko n'amasaha yo kwigisha agabanutse ava ku 8 ajya kuri 5. Nk'umuntu ubikurikiranira hafi, iki cyemezo cyangwa se ubu buryo bushya bwo kwiga no kwigisha buraza kuba igisubizo mu rugero rungana gute? Murakoze cyane n'abakunzi ba Voice FM badukurikiye. Ku kijyanye nuko aya masaha kuba agabanyijwe, ku ruhande rwa Ministeri bo ntabwo bemera ko yagabanyijwe. Ariko ikigaragara nuko amasaha yagabanyijwe. Niba abanyeshuri bigaga bakageza ku isaha ya saa 11 bari kumwe n'umwarimu, uyu munsi bakaba bavuga yuko kugeza ku isaha ya saa 9 n'igice umwarimu azajya batari mu ishuri, noneho hagakurikiraho cya gihe cy'uko abanyeshuri ngo bagiye kujya mu cyo bita co-curricular activities. Ubwo ni ibijyanye n'amasomo, ariko noneho bashobora gukorera hanze mwarimu atarimo kubareberera ako kanya, cyangwa se amasomo yakurikira bari kumwe na mwarimu. Iki nkibonamo nk'igisubizo ku ruhande mu bijyanye n'ubuyobozi bw'ibigo by'ishuri. Nkibonamo nk'igisubizo kuko abanyeshuri ubusanzwe bari basanzwe bagira umwanya wo gukora isuku mu kigo, ariko kuri timetable cyangwa se ku ngengabihe uwo mwanya ntawe abagurimo. Yego. Ibi rero icyo bigiye gukora, na Clement wenda arabizi nawe yize uburezi aranabukora, ni umwanya w'aho abarimu bagiye kujya babwira abanyeshuri bati ya saha irageze tuvuye mu ishuri, namwe ni umwanya wanyu wo gukora isuku. Bivuze ngo icyo byateganyirijwe ntabwo kizagerwaho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ngira ngo niba mwarabikurikiye neza, Minisitiri atangaza izi mpinduka zigiye kuza mu burezi, yatangaje avuga yuko abarimu nabo bagiye kongererwa ubumenyi biga. Aho abafite AD mu gihe cy'imyaka 5 bazabona A1, abafite A1 mu gihe cy'imyaka 5 bakabona A0. Byose ni mu myaka 10. Yego. Mbibonamo rero nk'ikintu bo bateguye mbere, bashaka kugira ngo basigire umwanya b'abarimu bazajye babona umwanya wo kwiga. Ariko bo bakanga kuvuga yuko ari umwanya wo gusigira abarimu. Ahubwo bo bakavuga ngo ni umwanya wo kugira ngo abanyeshuri babone uko bacengerwa n'amasomo. Turabizi twese neza yuko iyo umwarimu atari mu ishuri, abanyeshuri ntabwo bajya bishyira ku murongo, keretse wenda guhera nko mu myaka nako nta nubwo wanabivuga. Niyo narebye no muri kaminuza ari abantu bijyanyeyo biyishyurira amafaranga yabo bakuru, usanga biba bisaba yuko umunyeshuri agira icyo akora mwarimu amuhagarikiye cyangwa ahari. Ibi rero usanga ari uburyo
wavuga yuko nabwo bije kuba ikibazo. Noneho tukanagaruka ku bijyanye n'amasomo ahabwa abanyeshuri. Hari hasanzwe hari ikibazo cy'uko icyo twita content cyangwa se amasomo adahura n'igihe abanyeshuri bagomba kwigamo. Twari dufite abarimu umwaka urangira batari barangiza porogaramu. Abarimu bagiye bakomeza kubivuga cyane mu mashuri abanza, yego, bavuga ko porogaramu ari ndende idahura n'ubushobozi bw'abanyeshuri cyangwa idahura n'igihe abanyeshuri bagomba kwiga. None uyu munsi icyo gihe kiragabanyijwe. yego, kuba kigabanyijwe rero bivuze ko abanyeshuri kugira ngo bazongere noneho barangize porogaramu bizaba bimeze biri kure nk'ukwezi. bitumye nibaza buriya umushinga wose uba ufite ikibazo uje gukemura cyangwa se igisubizo uje gutanga. Dufite Minisiteri y'Uburezi ihindagurika cyane mu byemezo. Yego, ngira ngo ni nayo minisiteri yayobowe n'umuminisitiri igihe gito cyane, amezi 7. yego, ubundi guhera mu 1994 ni minisiteri imaze kuyoborwa n'abaminisitiri 16. 16 Minisiteri y'Uburezi mu myaka 32. uri kumva, twibazaga tuti mu by'ukuri nk'umubyeyi ugiye kohereza umwana we ku ishuri, noneho ubijyanire n'uburyo noneho na capitation grant yongereye, urongeye amafaranga, ariko umwana wanjye content ibyo yagombaga kwiga biri kugabanuka. Ibi bintu muri societe ababyeyi bagomba kubyakira gute? Baragomba kwitwara bati? Ababyeyi bo ku ruhande rumwe navuga yuko nta kirengera bafite. Umuntu uzana impinduka mu burezi we aragenda akiyicarira hariya hejuru akavuga ati uyu mwaka bizagenda bitya. Ngira ngo niba mubyibuka nta nubwo ari n'imyaka myinshi, ni nko mu mwaka ushize n'uwawubanjirije, habayeho gahunda y'uko abanyeshuri bazajya bagera ku ishuri mu masaha 3. Yego, hashize iminsi barongera bavuga bati birongera bigaruka imbere saa 2. waganira na bamwe mu bafite abahura n'uburezi bakakubwira bati izi ni systeme zirimo gukurwa mu bihugu za Singapore, za Swede, ibihugu byamaze gutera imbere. Noneho ukajya kubona ukabona bafashe ibyo bintu byo muri Singapore, abanyeshuri bajya ku ishuri bagiye na gari ya moshi bakajya kubizana i Kigali cyangwa mu Rwanda. Aho umunyeshuri akora ibirometero 2. Hari n'ababirenza n'ujya nko muri aya mashuri ya 9 years basic education cyangwa muri 12 years, hari abanyeshuri uzasanga bakora ibirometero bigera no muri 5 cyangwa hejuru yabyo, bitewe nuko ibyo agomba kwiga bitari mu murenge arimo. Njye nakoraga 3 ngiye Bushyangwe. Ngaho ibaze wakoraga ibirometero 3 kandi uri umwana wa mwarimu. Noneho tekereza umwana noneho wa muntu utari uwa mwarimu uko byabaga bimeze. Ibyo ngibyo ni imbogamizi n'uyu munsi zikiriho, nubwo bavuga ngo zarakemutse. Urabyibuka mu minsi yashize hari akarere twagiye tugaragaza aho abanyeshuri bakigira munsi y'ibiti. Yego, ibyo ngibyo byagiye bigaragara. Hari aho twagaragaje abanyeshuri bicaye hasi mu ishuri nta ntebe zirimo. Ibyo ngibyo barabibona, ariko uyu munsi bo bakavuga ngo uburezi bw'u Rwanda hari urwego rugezeho. Ikindi kintu nabonye muri ibi bintu, harimo ikintu kimeze nk'aho ari uguha amahirwe cyangwa se gutiza imbaraga amashuri yigenga. Yego, amashuri yigenga ubu bagiye kugira imbaraga cyane, kuko uyu munsi bayashinjaga yuko akomeje kuvunisha abana. Ngira ngo urabizi abana biga mu mashuri yigenga baravunika rwose cyane, barakora kugira ngo ishuri ibone amafaranga, n'umusaruro uraboneka. Yego, ubundi mu bihugu byamaze gutera imbere muri education, amashuri yigenga abantu babazika ajyamo abaswa. Yego, mu gihe amashuri ya leta baba bazi ko n'ubundi ajyamo abahanga. Ngira ngo urabyibuka
igihe hajyaga havugwa za groupe officiel Butare, hajyaga havugwa za Saint Aloys, za Saint Aloys, byose ibyo bigo Nyamirambo. Yego, hari ibigo biri hariya mu gace niba ari Gatsibo ne Nyagatare byitwaga za Kobanga, ni sinzi niba bikibaho. Icyo kigo Adeyi Gituza. Yego, ababyizeho nibabyumva bambabarire. Iyo umuntu yakubwiraga ngo niga kuri Kobanga, hari ibyo watekerezaga. Iyo umuntu yakubwiraga ngo niga ngo kuri apegera ubuki, hari ikintu watekerezaga. Wahitaga wumva yuko mbere na mbere umutwe wumva ko ari umuntu utaratsinze ibizamini. Ariko undi muntu yakubwira ngo niga Dora Sarge ukura ingofero. Aho ngaho rwose waravuga guti mpuye n'umusava n'umuntu w'umuhanga uteye ubwoba. Ariko uyu munsi byabaye ikinyuranyo. Iyo umuntu akubwiye ngo niga kuri apase cyangwa niga Kobanga, uhita wumva yuko umubyeyi yafashe umwanzuro wo kujyanayo umwana we kubera yuko hari uburezi abonayo. Ariko nuvuga ngo niga kuri GS, ntabwo nyivuga hatagira unyitwara mwikomo ngo navuze GS ye, ati niga GS do. Icyo gihe uzahita uvuga uti ni bya bindi n'ubundi ibitangirwaho turabizi. Ari mugenzi wanjye w'umunyamakuru narangiza kumubaza ni kubera icyo udashaka, arambwira ati sinashaka umukobwa wize muri Association de Parents pour la promotion de l'éducation. Icyo ni ikimina cy'ababyeyi. Ariko ubu ngubu ibyo bigo byarongeye byigarurira agaciro. Yego, bitandukanye no kuvuga ngo uyu munsi ngo umwana ari muri GS. Ubundi imbere hatari haza izi za GS za groupe officiel, donc ibigo byose byitwaga groupe cyangwa se GS byari ibigo by'indashyikirwa. Amakoreje yego, hari iyo nibuka ngo ni College Dorebero yari hariya mu karere ka Gicumbi. Urumva icyo gihe byari ibigo wavuga yuko nyine bizamo abantu batsinzwe ibizamini bya leta, ariko uyu munsi byarahindutse. Ariko hanyuma Samu, wenda tuvuye kuri ibigendanye n'imyigire, hari n'ibyo tubona mu rubyiruko rwacu mu minsi yashize nibwo twabonye imibare yatangajwe na RBC igaragaza ko mu Rwanda abana mu masaha 2 n'igice haba hatewe abakobwa inda 2. Noneho mitangira igitekerezo donc nagize ikibazo. Iyi saha n'igice abana bagiye kuba bari bonyine bigenzura, nta mwarimu muri hafi aho mu ishuri, ku kigo kidafite korutire, naho tubona korutire tujya tubona twarabibonye mu minsi yashize ni muri Nyamirambo ngira ngo bari kugisimbuka abana b'abakobwa. Ubu noneho ku kigendanye n'umutekano w'abanyeshuri bacu bagiye kuba bafite isaha bavuga ngo ahangaha turigenga, umuyobozi wacu ni chef de classe. Ahangaha nta mpungenge dukwiriye kugiramo. Ahangaha impungenge zo zigomba kuza ziri ku rwego rwo hejuru. Ubu tugiye kongera, donc bigiye kongera bisubire muri ya myaka yatambutse aho abanyeshuri bigaga gonginike. Yego, icyo genda byibuka nari nyiri muri system ya education nigisha. Umunyeshuri yajyaga mu kiruhuko cya saa 4, yego, agahita yigendera kubera akazi k'amasomo n'ubundi saa 8 arabarangiye kandi wenda bari buze kwiga dese cyangwa yego, wabikurikira ugasanga bigiriye mu mageto y'abamotari, bigiriye kwisurira abakwafiri basanzwe baboconga babogosha. Ugasanga mbese icyo gihe byarakavuyo. Noneho babikuyeho bavuze bati abanyeshuri barajya bataha saa 11, byibuza hari ukuntu byari birimo bifata abanyeshuri. Yego, cyane ubwo ndavuga nko mu banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Yego, uyu munsi rero bigiye kongera bisubire rudubi, bisubire inyuma, tujye tubona cyane by'umwihariko abana b'abakobwa. Wenda ikintu biri budufashe ku bana b'abahungu, bajyaga bagenda bagiye kunywa za B1 Bihingwe, bagiye kunywa, ariko Kiwingu sinzi niba yari yava ku isoko. Abanye muri Gatsebo honyine bayihangaye. Nibo bayihangaye. Aho ngaho wenda ku ruhande rumwe uravuga ngo barajya bataha bagiye kunywa amata, bagiye kunywa igikoma. Ariko cyane abana b'abakobwa uribaza
kuba mwarimu atari mu ishuri bivuze ngo umunyeshuri arataha nta kindi. kandi ibyo bintu bikaba mu buryo buri regrieroma kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Kuwa gatanu ho nta karusho, noneho ho biremewe ko nyuma ya saa 9:30 ari ugutaha. Amasomo azajya barangiye saa 9:30 kuwa gatanu. Amasomo azajya barangiye saa 9:30 abanyeshuri batahe, ariko kandi abarimu basigare ku ishuri bari mu cyo bise CPD, Continuous Professional Development. Ibi bafasha kubakarishya kuba abanyamwuga, niko baba babivuga. Yego Clement yaragufitiye ikibazo kimwe. Nibazaga yego Clement, izi mpinduka bazanye babitekereje, hari ikibazo waje gukemura cyangwa hari ibindi bintu byihishe inyuma? Nge nakubwiye urabona, kugira ngo uburezi bw'igihugu bavuge ngo buri ku rwego runaka, ngira ngo uranabizi, nko kugira ngo bavuge ngo iyi kaminuza iri kuri uru rwego mpuzamahanga, babara umubare w'abarimu baba bafite n'impamyabushobozi cyangwa impamyabumenyi baba bafite. Ibi rero wavuga yuko bari nka under pressure yo gushaka kugira abarimu bafite qualifications mu ma primary, mu masegonderi, bize bafite za A1, bafite za lisansi, ariko noneho bo bakabona nta mwanya bazaba bafiteho kugira ngo abo barimu bige izo syllabus cyangwa izo modire. Noneho bakabireba bakavuga bati ntabwo turi buze kubikuraho tuvuze yuko ari ukugira ngo abarimu babone umwanya wo kwiga, ahubwo bo bakavuga bati ni umwanya wo kugira ngo abanyeshuri babashe gusubiramo amasomo, babashe kujya kwiga bya bintu batabonye umwanya wo gushaka. Clement urabizi, wize methodology, ndabizi neza muri dorasare. Iyo umwarimu yateguye isomo, niba aje kwigisha ikibabi arakizana, babyita materiel didactique. Urakoze cyane. None uyu munsi baravuga ngo mwarimu araza yigisha ikibabi mu buryo bw'amagambo, nibarangiza abanyeshuri ngo baze kwijyana mu ishyamba bajye kwiyigisha, bajye kukiyereka, iki kibabi mu ishyamba. Uri kubyumva? Nabwo uribaza nibagera mu ishyamba ibizakurikiraho. Ibi bintu rero byaba biri mu nyungu z'abarimu kurusha kuba inyungu z'abanyeshuri n'ababyeyi. Yego biraza mu nyungu z'abarimu, ariko abo bashinzwe uburezi bo ntabwo bashaka kugira ngo babivuge, kuko uyu munsi ntabwo tuvuga yuko ikibazo cyo kugira ngo abanyeshuri bo, baravuga ngo bararebye basanga kugeza saa 9:30 ngo abanyeshuri ngo baba batakibasha kwiga neza. Ibyo tubyemere, ariko se ntabwo bishoboka ko muri ya masaha ya saa 9:30 niba abanyeshuri batabasha kwiga neza, bavuga bati harashyirwa amasomo ntabwo anganya urwego, nubwo bo bavuga ngo amasomo ngo namwe. Birashoboka, ndabyibuka hari igihe bishyiriragaho nko kuririmba wenda nyuma ya saa 6. Ubwo ni mu buryo bwo kuvuga ngo ni uguteza imbere impano z'abanyeshuri. Bakavuga bati nyuma ya saa 6 reka twishyirireho igikorwa cyo gushushanya. Ubundi nyuma ya saa 6 twigaga ikinyarwanda, twiga icyo bitaga education civisme, etude d'imiri. Mu bigo bifite za computer lab, ushobora kuvuga uti mu mwanya w'izo saa 9 abanyeshuri barajya muri computer lab, abanyeshuri baba babinyotewe, baba babiryoheye, akeneye gukora kuri suri rwose, bagiye gukora kuri suri. Ariko kubera yuko bavuga bati twebwe ntabwo babivuze, ariko uzasanga ariyo mpamvu, kuko bo baravuga ngo abarimu bagiye kwiga mu gihe cy'imyaka 5. Ese icyo gihe baziga ni ryari? Ubwo ni uyu mwanya babateganirije rero. Ni umwanya babateganyirije, ariko bo banga kubivuga. Ntabwo bari kujya kubipresenta muri kabineti ngo bavuge ngo impamvu turimo gukora ibintu kugira ngo abarimu bige. Reka dukomereze ku yindi ngingo ijyanye n'amafaranga.
amafaranga yarahindutse ahinduka azamurwa, aho cyane cyane ariya mafaranga y'ifunguro muri primaire yari 975 yagiye ku 2000. Amafaranga abanyeshuri batangaga biga bataha yari 19,500 yagiye kuri 24. Amafaranga y'abanyeshuri bari muri boarding yavuye kuri 85 ajya ku 110. Ibi bintu tanga ekererisi soma twumve. Ikintu nagarukaho wenda byarumvikanaga yuko amafaranga agomba kuzamura bitewe naho ibiciro bigeze ku isoko, ariko ikibazo nibaza ese ayarasanzwe ayo bari basanzwe batanga bayatangaga byibuza ku kigero cya 90% ku buryo twavuga ngo byarafashe abantu barabimenye, reka turebe uko tuzamura. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ubwo ni ku mpande zombi. Yego amafaranga arazamuwe, ariko uyu munsi barimu barimo kwigisha umushahara wabo uri hasi. Baravuze ngo barahongeje, ariko umushahara buriya w'abarimu ntabwo bavuga ko wazamuwe. Icyo abarimu bafashijwe ni ukwirukanka inyuma y'ibiciro. Kuko iyo byo icyongereho cyongerwaho uyu munsi haba hari ibibazo bikomeye. Ubu ngubu harimo bamwe twarimo tuganira, dufate nk'urugero nko mu kigo abanyeshuri biga babayo, ubu byagiye ku 110. Yego. Nubwo ari 110, ejo bundi babyeni zitangira gusohoka urajya uteranya bitewe naho bongeyemo impapuro, bongeyemo twa tuntu twose n'amakorotire n'imikoropesho n'ibindi ukodesha amatera nka za zindi za Kamonyi twabonye kuri Maria Adelaide. zirihariye ziriya ujye kureba usange bigeze mu bihumbi 200. Umwarimu twaganiraga yarambwiye ati wumva ahantu uburezi bw'u Rwanda bugeze, niba nshobora gukora mu kigo ntabasha kurihiramo umwana wanjye. Yego, icyo kintu sinzi niba uri kucyumva. Yego, gukora mu kigo ntabasha kurihiramo umwana wanjye kuko ubwo bushobozi utabubona. Yego, mu yandi magambo icyo bivuze ni iki? Ni umwarimu wigisha muri boarding aho abanyeshuri babayo, ntabwo umwana we bamushyize kuri icyo kigo yabasha kumurihira. Ntabwo yabasha kumurihira. Urumva uburyo azigishamo uburyo bizaba bimeze. Niyo yaba yamurihiye bizaba byamugoye. Ikintu rero bivuze kuzamura amafaranga rwose nibyo, kuko minisita yavuze yuko byagiye bigendera ku busabe bw'abayobozi b'ibigo. Rwose bari bamaze igihe babivuga babisaba, aho ngaho wabumva. Ariko ikibazo nibaza ayo bari basanzwe batanga cyane cyane ku biga bataha 19,500 yatangwaga gute? 975 yatangwa gate ku buryo yaba kubwe kabiri karengaho, kuko niba babigize 2,000 imbere bitari 1,000 kubye kabiri karenga. Abo muri secondaire biva kuri 19,500 ba 24 ho wenda ntabwo byatumbagiye cyane, iyongereyeho nka 30%. Ibyo rero ushobora kwibaza ngo byari bisanzwe bimeze bite? Ababyeyi babikoraga bari bamaze kubigira umuco. Aho ubwo rero niba icyo gisubizo aka kanya kidahise gisubizwa, ariko ntekereza yuko ababyeyi batayishyuraga 100%, ikintu tugiye kongera kubona ni umubare w'abanyeshuri bava mu ishuri benshi nanone. Ahubwo Voice FM mube maso, mugira n'amahirwe muri mu mujyi, muzajye mujya kureba buri kigo ejo bundi nibatangira ikigo kirukanya abanyeshuri. Hanyuma kabera reka tugushimire, ariko hagati aho tunagutumirire kuza muri kudusura, turagukumbuye. Oya, murakoze cyane rwose kandi ndahari. Hanyuma kabe mbere yuko ugenda mbwira mu nteruro imwe. Mu by'ukuri izi mpinduka ziraduha iki nko mu myaka nk'ibiri imbere? Imyaka ibiri ntabwo wahita ubona igisubizo. Ubundi bara icyo bita cycle ni imyaka 3 byibuze. Hanyuma muri iyo myaka 3 urabona bizaduha igisubizo gihagaze gite?
n'ubundi ni bya bindi ibi ngibi nta twavuga kizahinduka nta kizahindukaho ahubwo uzasanga imibare y'abana b'abakobwa batewe inda yego yiyongereye. Uzasanga abana biga bari ku ntebe y'ishuri. Mu minsi yashize twabonye imibare y'abanyeshuri bagera muri 300 bavuye mu ishuri mu karere ka Gatsibo. Urasanga imibare y'abanyeshuri bavuye mu ishuri yaramaze kwiyongera muri iki gihe cy'imyaka 3. Yego, turagushimiye Sam. murakoze cyane. ibitekerezo byawe ni byiza cyane, urakoze. Sante. Ni mugenzi wacu Kabera Sam, ni umunyamakuru. Ibitekerezo rwose ubu noneho bya bintu bifashe irangi. Noneho utangiye kubyumva noneho. Clement yo ukunda kubivuga neza. Yafashe irangi pe. Reka twitabe n'abantu ku murongo wa telefone. Clement, ube uri hafi, baduhamagare kuri 0799969113. turabakeneye cyane, mutanga ibitekerezo, tubwire mwebwe mukurikije ibitekerezo. Ubwo twari hano byari 3, hiyongereyeho n'icya Kabera bibaye 4, n'icya Minisiteri bibaye 5. Ibitekerezo kuri iyi ngingo, abaduteza amatwi ibi bintu mwabyakiye mute, murabibona mute? Reka njye nongere ngaruke cyane kuri iyi ngingo ivuga ngo abanyeshuri bagiye kuzajya bari kwiganiriza, bari kwikorakora, bikoze ibyo bashaka, bari muri class. Niyo baba barimo kwiga ntabwo baba barimo kwiga 100%. Nibyo ngiye mpamvu mise mvuga ngo nibyo nihuse cyane. Urumva barimo ntabahari uzi ibintu ugiye kubera abarimu ntabahari already. Uretse no kuvuga kwiga, bamwe bazajya basimbuka igipangu bagendere. Hari ibindi Sam Kabera avuze ati bazajya bajya kureba babogosha, urumva, cyangwa se abamotari babatwara. Inda ziriyongera. Aha hagomba kubaho Minisiteri igomba kongera gusubira inyuma. Reka twakire uyu muntu, mwebwe ndabafite ntacyo mu. Allo Voice FM, allo. Waramutse neza? Yitwa Juma. Aramutse Patrick. Naramutse n'amahoro. Bwana Juma namwumvise. Kerema Kirimeni. Komera cyane, uyu munsi nisize isenda. Juma bari imbere cyane. Akiryo zina rya Kirimeni ryavuye. Ariko Juma nyamaze rero shahu. Ntabwo nari nzi ko witwa Kirimeni. Okay, ubwo nawe ugiye ku rutonde rwa cyuma cy'ishoka nzabanigira hamwe. Yes Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Juma waramutse? Bwakeye amahoro. Tuguhaye ikaze mu kiganiro umuzi w'ukuri. Yego ndabashimiye, namwe mbahaye ikaze. Isawa rero ngaho. Imwanya n'abantu. Nicyo kiganiro ndacyumvishije, nsanganyamatsiko y'uyu munsi nizo mpinduka zabaye ku banyeshuri. Birakaze. Gute Juma? Wenda ku bijyanye n'amafaranga iyo bongereyeho, aho ngaho nta kibazo. Aho nta kibazo, wenda ku bakeneho hari n'abariraga ku mafaranga 975. Yego. Noneho bigeze ku 2000. Urumva ko bigiye kuzamuka mu ntera. Bamwe bashobora kuzikuramo. Ariko none ku kijyanye ku mpinduka z'imyigire, imyigireho nagiye kure ya Kabera uvuyeho. Abana bamwe abanyeshuri cyane ku bangavu bamwe bazaterwa inda. Uko cyagiye wa mwanya ngo wa 9:30 ngo basohote kujya muri iyo nuza abanyeshuri, ubwo abarimu muri make bazigira mu kazi kabo. Abarimu bazahita bigira mu tuntu twabo, abanyeshuri basigare ari bonyine. Kera twajyaga tundabagira, bagiraga gutya bakinyambya bakajya kumira rimwe, nuko wenda kagwa katagihari. Naho ubundi akanya k'abarimu ko kwidagadura karahari kabonetse rwose. Ubwo rero aho nari nshatse kuvuga kuko bazajya basohoka mu mashuri ya 9:30, ubwo abarimu bacukwaho n'abanyeshuri ubwo bagiye mu byabo nyine. Abanyeshuri bazajya basigara ku ishuri bakora ibyo bakora, n'abarimu bafata amashuri yabo, abandi bafata yabo bajye mu byabo. Ubwo rero yego. Allo? Turakumva rwose nta kibazo. Ubwo rero abanyeshuri bazajya basohoka kuko nta muntu uzajya ubakumira. Umwe azajya acukwe, undi acukwe, ubu igisigaye umunyeshuri azajya agenda usange ikigo gisigayemo ubusa.
kuko azajya asohoka barati dore saa cyenda n'igice zigiye kugera asohoke nagera hanze azikoza ahandi aho bateraniye azahaguruka nk'ugiye kunyara akomeze amagende yigendere nta nubwo azanataha no mu rugo azataha mu rugo amasaha ya saa 11 yahageze umubyeyi namubona agire ngo nibwo avuye ku ishuri. Urakoze cyane kandi hari ahantu bivuye kubera bose ahubwo bashyiraho abarimu byagiye basohora n'abarimu bakagira iki abanyeshuri bari mu ishuri mwarimu gukurikirana abanyeshuri bicaye mu ishuri umwarimu umwe ku banyeshuri 40 ntacyo bitwaye, ariko abanyeshuri bamaze kugera mu kibuga ntago umwarimu umwe ku banyeshuri 40 yabashobora, ntiwabashobora abanyagiye ntago azabashobora rwose. Urakoze cyane Juma, bakwiye bose gufatanya. Sawa, reka Juma twumve n'ibitekerezo by'abandi, ariko ibyo twese turi guhurizaho Patrick, hari ikintu kimwe mbonye nkurikije ibyo Kabera avuze. Iki kintu cyo kuvuga ngo bizajya bigera saa 9 n'igice ngo abana ngo bajye mu bikorwa bifitanye isano n'amasomo ezako kazanyu n'amasomo kubera ko batazaba bafite guidance, nta mwarimu wakurikira saa 9 n'igice abana mu rugo. Icyo nicyo nashakaga kubabwira kare, ku kigo nta munyeshuri uzajya uhasanga kudusi ntabyumve. Icyo nashaka gusobanura biragoye ko uretse n'abanyeshuri n'abarimu ntabwo bazajya n'abarimu ntabwo cyari habagaho bitago ngo ni inspecteur pédagogique wajya gwibona iyo yabaga yakije cya kimoto cye cy'umweru ngo nsuhuze witwa Rwanyindo niwe nibuka niwe nzi inspecteur pédagogique n'abadirigiteri bitaga bazone uko waramutse turakwakira rwose. Allo nasa agenda anandi kuvuga ngo Minisiteri y'Ubuzima ahubwo yashyizeho gahunda y'uko amashuri azajya asoza saa 9 n'igice y'uburezi na nibishye kubera ko twahoze mu bintu by'ibyuma ngo cyane mu y'ubuzima, ariko iyi minisiteri yashyizeho y'uko amasomo azajya ataha saa 9 n'igice kuko abanyeshuri badafite uko bakurikiranwa mu kibuga ntiwababona, bazajya bigendeye n'abarimu bizajya saa 9 n'igice ntago bazagenda, bazaba bari ku ishuri, ariko abarimu bajye muri activite zabo, abanyeshuri bategekwe kwicara mu ishuri. Sasa rero ibaze amashuri wenda harimo classroom, sama bivuze neza, bagiye kujya bajya mu bikorwa by'isuku buri munsi. Isuku bazajya bajya mu isuku, urumva none se buretse gatoya tutararenga ku isuku. Bakoze isuku ni mugoroba saa 10, batashye bagarutse mu gitondo saa 3, iminota 30 y'isuku, hagasigara isaha imwe ntacyo batashye ni mugoroba. Mu gitondo baragarutse, ntawe urimo kurya chocolate, ntawe uzanye ibishyimbo aho ngaho bishogoshogo ntaki, bagiye mu ishuri, bazasohoka bongeye bajye gukora indi suku basize batigeze bahanduza, bazahora batyo bakora n'isuku handujwe nandi ko biriwe mu ishuri. Harimo nyine icyumweru kigashira, ukwezi, igihembwe, hari ibintu niyo ngenekeza ko niyo haba hari n'ibyo baba barimo nk'iyo mikorongiro bakora wenda, ariko biragoye, nta muntu hari ubakurikira, ibishoboka rwose ari uburyo babikora, biragoye pe. niyo kereka wenda abazabishaka bakavuga bati twebwe uyu muntu naba baruhuye gatoya. Allo isagenda nari nyibona kandi agihari, none ise asimbuka arigenda, kereka bo niba bishaka bavuga ati isa nishe badushyiriyeho reka tuyibyaze umusaruro. Ariko se bundi aba bana bateguye mu gihe kingana iki ku buryo bumva ko bagomba kuza bafite iyo commitment yo kuvuga ngo twebwe noneho iyi isa nishe baduhaye reka tuyibyaze umusaruro. Ubwo izo mbaraga zihari ku buryo aba bana guhera mu wa mbere segonderi kugera mu wa gatandatu isa bazajya bayibyaza umusaruro kuko bikwiye. Wari watereterana n'umukobwa wiga muri kaminuza, arakubwira ngo muri iki cyumweru ndetse utabona mwarimu ayurika mutusiyo ako kantu ahita kaza. Icyo bishatse gusobanura buri mwana nimba uwo muri kaminuza wishyura 800 bye miliyoni 2 ku mwaka, biragoye ashobora gutekereza ibyo ngibyo ari ku myaka 25 kuzamura cyangwa 3 kuzamura. Uwa 18 ubizi neza ko premid batari bwige, oya nakara kanya ka premid ni gatoya ariko
kuva saa sita kugera saa cyenda n'igice kandi aribyo Kabera yakubwiraga ati saa sita bazajya bigendera azajya areba bavuga ngo saa sita so baba bari muri classe saa sita bari bagiye gufata amafunguro nava gufata amafunguro arebe kuri timetable tubare saa saba kugera saa cyenda arebe ngo nyuma yo gufata amafunguro harimo amasaha abiri iyo turigamo iki banze ngo turigamo saa saba saa munani saa cyenda yego iminota mitatu wenda tuyize ayo masaha abiri barimo kwigamo iki ni civisme ni ikinyarwanda ni desa sibyo avuga ati ibingibi kubikarota nta bidanje ariko hari ikintu kindi mutari gutekereza uzi noneho ndagira ngo mbabwire ngo ya masomo yo kwiga none ndanayagabanije dore ukuntu agiye kugabanuka rero aba 3 dufite ibigo by'amashuri by'amaprimaire n'amasegonderi cyane cyane bano biga bataha ahantu hari ikintu cyitwa refectoire ni hake abana barira mu mashuri bigiramo yego iyo barimo kurya hari ibiryo bimeneka n'ibitakara ku meza n'ibigenda bitakara hasi n'amasahani bariho n'amadishi byose iyo bamaze kurya kugira ngo wongere bigiremo barabanza bakora amasuku ubwo barasubira mu ishuri saa 8 ubundi bakoraga amasuku agatinda ku isa yo gutangira bakiri mu masuku bakarenzaho ubwo ndavuga mu bigo bidafite amarefegitwari y'aho abana barira bakarenza bakavuga ati tugeze twagomba gutangira saa 7 dutangiye saa 8 n'igice bakiyaranja uwo mwanya usigaye mu ishuri bakawubyaza umusaruro mu buryo bw'amasomo none ubu ngubu abo bana bamaze kurira mu ishuri kuko ntandi bafite gukora ntibarira hanze barangije bagiye kurya saa 6 barangije kurya saa 7 n'igice reka tubare saa 7 bagiye gutunganya ishuri bagiye gutunganya ishuri mu gihe kingana iki iminota 30 bategereze ko ryumuka iminota 30 isaha ntago byakunda kukurya ku ishuri ubundi se bishya ryari biba byanakereye bakoresha ishoka byose saa 7 ubwo ntago mwamaze kubona ko nyuma ave kugira ngo ibiri mu ishuri reka twarahabaye nubwo haciye iminsi twarahabaye nubwo ibiryo bya saa 7 birya saa 8 none saa 8 bagiye kurya baririye muri classe bararangiza bakora isuku ya classe barayikora uzumwa abana burya abantu bakunda no gusigana n'iki byose no gusigana no kubikora gakirwandirwanye kuko batabikunze hanyuma bibaye rero bigeze mu masaa 8 n'igice nibwo cyangwa saa 9 nibwo ishuri bamaze kurikora isuku nabwo rimaze kumuka kuko bariririyemo karikorera n'amasuku binje mu ishuri saa 9 bari butaye saa 9 n'igice nako barasoza saa 9 n'igice bakajya muri bya bikorwa byo hanze nyuma saa 8 hari umusaruro birashoboka ko Minisiteri y'Uburezi irazangiye mu mutima wanjye ndaza kuyihindurira izina ikitwa ngo iki kiremo ubutinde ibyo usomye ibyo uvuze n'akazi kawe ariko nyine ndaza gushyiramo ubutinde kuko nabo barimo kuduteza gutera imbere igishimishije nuko ubivuze ko uraza kuwushyiramo ariko ntabwo ushyizemo ngo utabushyizemo Imana ishimwe haba ku ireme ry'uburezi ese mumbwire ibyo muri kuza mu kanwa nyuma saa 8 abana baziga haba ku ireme ry'uburezi haba content iri mu burezi haba ndetse na security twajyaga tugirira abana bacu nta kintu nizeye ariko byo bitangiye gufata irangi bakabonye impamvu nababwiye mukimbaza ngo bimeze bite nkabwiye ntacyo nizeye ntacyo pe wundi watangiye uvuga ngo ntacyo wizeye abakobwa nibo nkunda abakobwa babikora neza iyo amaze gusoma ikibuga neza ari kureba uko biri buze kuba bimeze masaha y'umugoroba yamaze kubona karinyi ahita arwara mu nda ati bya bintu biraje agasaba akajya akandika impapuro akagenda mbere y'uko ibindi biba reka nakire umuntu Voice FM alo waramutse neza waramutse witwa nduherereye hehe Muravugana hari yaremye Jean Bosco yego Jean Bosco mereye mu mudugudu wa Gikombe ni inshuti yanyu yego Gikombe yarye mu kahe karere mu karere ka Kayonza umurenge wa Kabare hano muri Kabare yego ariko n'iki kiganiro muba murimo yego abo njye kuriya ndareba nkabona ko yuko byibuza umuntu uzajya yiga neza ari uriya munyeshuri uzajya ugiye mu gitondo uzasanga rero uri gufata amasomo cyane kuko ab'ikigoroba buriya n'abangabe biga primaire b'ikigoroba uzasanga amasomo ari makeya aduhaye indi ngingo iyi ngingo ntabwo nari nayitekereje ahubwo ndi kuvuga kino gitekerezo cyo mu kanya niyo nifashe ko bavuye mu gitondo bagera ku mugoroba
komeza utubwire Bosco. urabona abana ba primaire biga ikigoroba sibyo harimo abajyayo mu gitondo akaba hari n'abajyayo ikigoroba yego urugomba n'ugira ikibazo ahubwo wenda mu gitondo ntuzajya biga amasomo menshi kurusha ikigoroba uko bigaragara ahubwo uzasanga yuko ari amasaha y'ikigoroba abarimu usanga aribo bigisha gake cyane kurusha aba mu gitondo. ubwo uw'ikigoroba azajya yiga cyane urabona ari amasaha basigaye ni amasaha makeya cyane. ntabwo bizakunda ibi bintu, ntabwo bizakunda se, ntabwo byapfa gukunda buriya. Reka turebe sinzi pe. ariko undi iyo byapfuye gutya ninde ubibaza ibi bintu abarimu ahubwo si bazabimanaginga ko urumva umwana niba ariga ikigoroba muri primaire ikigoroba tukaba twamaze kubona ko harimo harimo n'amasuku y'aho bariri harimo zirambogamiza ubwo biraza kugenda gute cyangwa nabo basigaye biga kabiri arya badownloadinga gute video kuri TikTok ubwo urafata TikTok server reba kuri Play Store leta ukabona none se uriya muvandimwe ko aduhaye ikindi gitekerezo tutari n'indi ngingo muri primaire ariko turimo no kugana ku musozo rero primaire basigaye biga kabiri biga mu gitondo harabiga mu gitondo bagataha kaza bari nyuma sasa harabiga igitondo hari nabiga ikigoroba niko tubyita ntabwo ari primaire gusa n'aya mashuri yiga bataha nibyo na ni primaire gusa ni primaire none se muri primaire koko umwana wize nyuma saa sita azajya yiga rya nese muri primaire se bafatira amafunguro ku ishuri bafatira ku ishuri naho twagize ikibazo cyagiye ubwo abize igitondo iyo bamaze gufata amafunguro barataha yego abaje kwiga ikigoroba nabo bakafatira amafunguro abaje kwiga ikigoroba barazinduka bakafata ifunguro bakarifatana n'abize mu gitondo abamaze kurya bagataha abandi bagakomerezaho cyabe ntago byoroshye ndayibaze rero uwo mwana waje bakimara kurya saa 8 muri classe saa 9 aratashye saa 9 mwarimu aburi wirengero se waruzi ko nanjye numva imise nibutse ikindi umwana waje kwiga prime nyuma ya saa sita azajya hajya nahura nabyo ibibazo bijyanye n'ibyo twaze tuvuga byo gukora amasuku yaho baririye ntabwo azajya yiga ntabwo aziga umunsi uzagira burangiye ntabwo aziga none se minisiteri y'uburezi ibi yabitekerejeho nakubwiye ibona ko nyuma ya saa sita abana baje kwiga nyuma ya saa sita bo muri primaire azajya aza akagera ku ishuri saa 9 n'igice ibyitwa kwiga bikabirarangiye akajya muri no kwikinira mu kibuga nta ibintu akajya kwikinira yabaje kurya ibiryo bya saa sita agasubira mu rugo iyi minisiteri yitwa Mineduc aha hantu iri gutereka uburezi aha hantu iri gutereka uburezi hari umusaruro urimo nta tunda na rimwe ririmo mu myaka 3 reka tubitege imyaka 3 turebe umusaruro ntabwo izagera ibintu bazabihindura bitarama turebe umusaruro wa mbere w'imyaka 3 sibyo nge ndabona ibintu bihindutse hataraca n'imyaka 2 n'umwaka ushaka utazarangira ntabwo byahinduka imihini misitera amabavu hafatwa izindi ngamba se buri twitaba umuntu tunagana ku musozo alo ayo mafunguro akaboneka kare yego muravuga amagirwe mu karere ka Kayonza yego ubwo ikintu kijyanye no kuba bako amasaha y'abanyeshuri ko bakiga yagabanyuka bizatera imbogamizi nyinshi cyane ati gute bizafata umwana wenda nimba bingiraga saa sita biga ikigoroba yego agera ku ishuri byibuze saa sita afate breakfast yego adongera kwinjira mu ishuri ryarwo bizaba saa 8 biyibuze yego Bweze ku isaha saa 8 saa 9 azajya kumva ko amasomo arangiye yego ishyagwe abara amasaha cyane y'ikigoroba rwose wenda uko biri izo ngamba bazihindura kuko riko mazisaba zinajya abanyeshuri banyanga ko niko ningiye mbyumva murakoze cyane Gilbert hari n'ikindi rero hari n'ikiri Patrick hari ababyeyi basibyaga abana bakabasibya ngo kwishi amasomo ari gutangwa ari furu umwanya wo kwiga uhari uhagije umubyeyi akabwira umwana kubyihorere akamujyana mu tundi turimo runaka hari ababyeyi benshi batazajya bari kurabana ngo njye kwiga isaha imwe ibyo ariko ni imyumvire ipfuye y'ababyeyi niba bari banahari kandi ntabwo ari ikintu cyo gushyigikirwa ariko nabyo izo mpungenge tuzishyireho ari abantu uwo mwanya mutoya kuko ababyeyi bataga agaciro umwanya munini wari uhari baratanga agaciro kuri umwanya mutoya nyuma saa sita ntabwo byoroshye
ntabwo byoroshye rwose, ntabwo byoroshye. Icyo ntekereza cyo nuko kanyarubajije Sam ngo imyaka 3 turaba uburezi buraba buri he, ariko nawe dukurikije ibyo tumaze kuvuga ushunguye ukareba ntaho nawe wanze uryo ntaho none niba umwana ari kujya kwiga isaha imwe nyuma ya saa sita uwo mwana mu isaha imwe arabayizi ntacyo arabayizi, ubwo azategereza kukiga ejo mu gitondo. agiye kubyiga imyaka agiye kunyura muri wese n'imyaka 6 ya primaire nibirangira agiye muri secondaire. Ibyo bikiyongeraho yuko mu gihe amasaha yo kwiga yagabanutse amafaranga yiyongeye. Reka dusoze dusaba cyangwa se dutanga icyo twebwe twabona cyaba nk'igitekerezo. Yego, ngiye ku giti cyanjye icyo mbona cyaba nk'igitekerezo ni iki ngiki. Banyakubahwa muri Minisiteri y'Uburezi, banyakubahwa ba minisita, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri bwa buryo habamo inama, hategurwa inama y'abaminisitiri. Minisiteri y'Uburezi ikwiriye guhabwa umurongo w'igihe kirambye. Ntitubone minisiteri iyobowe amezi 7 umuntu atangiye kubaka systeme ishya n'igihugu kitarumva, n'abaturage batarumva, n'abanyeshuri batarumva, n'abayobozi batarumva, hakaza undi imyaka 2 itarashira bikagenda uko, buri wese akaza kubwira ibi, ushyizeho amasaha mu gito umusimbo yakaza yakuraho. Buri wese avuga ngo kuva narayoboye ngo nzavuye ko nanjye arakantu nakoze. Nasaba iyi minisiteri aho kugira ngo tuyiragize umuntu umwe, dushaka impuguke mu bigendanye na education zituruka impande zose z'isi. Umwe muri Norvège, undi muri Uganda, undi muri Kenya, undi habeho inama. Iyi minisiteri tuyihe board, igire board ntiwige vuga ngo ni minisitiri igire board of directors. Uyu ni director ushinzwe amasaha n'ibyigengabihe, uyu ni director ushinzwe content cyangwa se ireme ry'uburezi, uyu ni director ushinzwe kuzamura urwego abarimu, uyu ni director ushinzwe ibigendanye n'imikino mu mashuri. Bakora ingengabihe imwe, wenda bayiragize minisitiri ariko hari board. Naho bitari ibyo minisitiri azajya abyuka atereko ko nta kantu nakoze, avuga atari ko urabizi ko nigeze kuyobora iyi minisiteri. Urabizi ko bigendanye nuko mbona ireme ry'uburezi ririmo kwangirika. Abana dukwiriye kuba internet y'ubuntu. Urabizi neza ko uwo mwana internet y'ubuntu ari buyikoresha yiga cyangwa arikoresha ajya kuri TikTok. Niyo mpamvu hakwiriye kubaho, ngiye ku giti cyanjye nasaba ko minisiteri y'uburezi bayiha board, bayihe board y'abantu 8-7 bajye bicara bavuga ngo mu cyerekezo cy'uburezi mu Rwanda mu myaka 6 turahera kuri ibi. Umwaka wa mbere tugiye guintroducinga nimba ari system twemeze ko ari iyi ngiyi, tugiye guintroducinga system tuyubaka imyaka 3, ku myaka 7 izaba irimo gutanga umusaruro. Ariko icyo gihe nabwo tuyidekarara ko tugiye kumara imyaka 7 nta kintu dusohora ku isoko. Ariko abana bazaba ari kurangiza kwiga, bazaba barangiza abize muri iyo system nibo bazaba nyuma y'imyaka ingahe? Mbere y'7 bizagenda bite? Nicyo kibazo. Rwose wowe urabibona gute? Ariko nge hari ikibazo mfite. Twavuze imbogamizi, ibibazo bishobora kuzagaragara muri gahunda cyatangajwe, ariko ntago nyine twagaragaje, uretse kuba nyenda tubwiye iyo board, ntago twagaragaje mu by'ukuri harakorwa iki muri iyi saha n'igice, ko ntago tuje kuyihindura. Ikiganiro ntago kigamije guhindura ku ira saha n'igice uko yatangajwe bivaho, ariko binashobotse byakongera bikigwaho. Ariko se mu gihe bitarigwaho, iyi saha n'igice birakorwa gute kugira ngo aba bana bahawe isaha n'igice iyo kuba bari muri koka bikurikiranwa itanga umusaruro? Ubundi koka igiye kutuzanira iki gituma birakorwa gute? Birakorwa gute? Yego, gukorwa byo bigiye gukorwa, ahubwo bizakorwa gute? Turumva byakorwa gute? Icyakorwa nuko nkuko Kabera yadufashe kubyumva, nuko byavanwa mu nyungu z'abarimu bigakorwa mu nyungu z'abanyeshuri. None ibintu by'abanyeshuri rero abarimu nabo barasabwa kujya kwiga
iyo point nayo irahari kandi ibyo bintu ntabwo biri mu nyungu z'abarimu ibyo abarimu bazaba barimo nabyo byagaragajwe ibyo bintu by'uko abarimu bagomba kwiga ntabwo biri mu nyungu z'abanyeshuri ntabwo biri mu nyungu z'ababyeyi ntabwo ziri mu nyungu z'ababyeyi biri mu nyungu z'abo barimu nibo bajya gushaka ubumenyi so nimba rero none uko kwiga biravaho ubundi se kuki leta yangaje abantu batize kuki se ubwo batiga weekend oya kuki leta yakaza abantu batize ubwo iyi gahunda y'abarimu babaga bagiyemo irahagarara 2009 buretse gato ntabwo hagarara ko sitwe tuyihagarika ariko igitekerezo cyacu cyakagombye guhabwa agaciro nibyo mvuga nibashaka bakihorere ariko ntabwo biri butume nabivuga umuzi w'ukuri turawubonye ubundi byakwiye kuba bikorwa muri ubu buryo niba koko ari systeme byakwiye gukorwa mu nyungu z'umunyeshuri tukavuga ngo bigere saa 9 n'igice abanyeshuri yego amasomo rusange ahagarariye bagiye muri iyo gahunda ariko hari abarezi babareberera ikorwe gutya niba tugiye wa mugani Kabera yavuze ati ni gute mwarimu aza akigisha ikibabi ntacyo afite amasaha y'umugoroba yashika akabwira abana ngo mujye mu ishyamba gushaka ibibabi sibyo kandi mwarimu we agasigara kuri internet arimo kwiga curriculum zongo ngo ngazakinira ngo myaka 5 ngo ahubwo ugiye kubona abarimu bose bagiye kujya kwiga bari kwigisha bazaha agaciro ibijyanye no kwiga abana ndakemanga kubera iki kwigisha abarimu bitakorwa mu buryo rusange bakabajyana kwiga muri za etabu muri vacances ubundi bakajya biga weekend oya muri vacances kubera iki nyine nimba leta irimo gushaka ko abarimu bazamura urwego bakaba aba A0 n'aba A3 n'imbere simbizi sibyo kubera iki batashyira program ngo abarimu rero twabashyiriho curriculum nshyashya bajyana mu nteko sha urumva ndafukiramo curriculum nshyashya ziri no mu bigo za kaminuza nizi burase yajya hamwegereye ariko muzajya muziga muri vacances kugira ngo abana bacu nabo mubahe umwanya wo kwiga ubu nuvuga ngo leta irimo kwigisha abarimu abana banje umwana wanje ntiyiga urimo kwigisha umwarimu wamuhaye akazi atarize ngo bazajya basigara bari mu mahugurwa ya CPD CPD ni iki rero ni continuous professional development yego ibyo bintu iyo CPD ntago yashakirwa amakaminuza zishyirwamo bakiga mu buryo buri special yego bikigishwa muri vacances ariko bitadindije uburezi bw'abana bacu umuzi wo kuri no ubundi se ko abaranadushutse bivuze ngo tumaze igihe abana bacu bigishwa n'abantu badafite icyo bafite mu mutwe deja ministeri yamaze kugaragaza ko abarimu batwigishiriza abana nta kintu kirimo bafasha umwanya wo kugabanya amasomo abana bacu bigaga ngo babanze bigisha abantu bivuze ngo ikintu batangaga mu cyitwa ireme ry'uburezi nta kintu kirimo baridekaraye nta kintu cyari kiri maze rero ni ibintu byumvikana oya nta kintu cyakorwa Patrick nge ndumva tubihurijeho nta bintu bahaga abana bacu bari bayikinze mu kiza ministeri yabitangaje hanyuma rero nge duhurije kuri aya mahugurwa abarimu turi kugana ku musozo bazajya bahabwa muri iyo saha n'igice bazajya bakomerezamo nibayareke babishakira ahandi hantu abarimu baba bari kumwe n'abana hari amasaha yose abana biga iyihe ntara itarimo kaminuza ebyiri ntayo hega bajya bana ariyo ngo ni CPD ni CPD iyo CPD ayo mahugurwa bayajyare muri izo kaminuza nimba ari n'ubuntu cyangwa se bashyire muri weekend ku gatandatu cyangwa ku cyumweru abari muri leta yabishyurire bajye bajya kuyafata kuki batakwiga uyashaka ajye kuyafata kuki gahunda itapangwa wakiga online ariko abana bacu bari mu ishuri biga bakajya biga nijoro umwana w'umunyarwanda ngo burya ntabwo mba mbyumva neza urumva turasoje hanyuma ngiye gutanga agatekerezo nshimangira ibyo Patrick yaravuze bijyanye n'iriya bodi hagiyeho nk'uko habaho komisiyo y'imiyoborere myiza mu nteko ishinga amategeko hakabaho komisiyo y'ubukungu urumva icyitwa uburezi kigiye komisiyo yacyo yihariye erega niyo oya nubundi irahari ahubwo nanjye uvuga ngo niyo mpamvu akarere kayobozwa na komite nyobozi urumva ariko ifite komite njyanama yego nese ubwo ari akarere na ministeri kinini niki karabaye noneho niba meya niba meya agira njyanama akajya n'umujyanama wihariye akagira vice meya ushinzwe ubukungu akagira n'undi mu vice meya ushinzwe imibereho y'abaturage akajya n'umujyanama wihariye hakaba na njyanama none urafata ministeri ukamuragiza ingo ukamuragiza imishahara ukamuragiza content ukamuragiza ubumenyi buke bw'abarimu ukamuragiza byose maze uko abyutse akaza akabituraho bikajya kuvanga abana bacu ejo ugasanga nta kintu barangije bafite amadiplome ariko hiyenera da realitete nta kintu kiri mu mitwe amahirwe nuko
ko ibi gifite igihe mu kwezi kwa mbere nibwo bizatangira kubahirizwa. Ntekereza ko hari ibyiringiro yuko bizahinduka, ashobora guhindurwa icyo tuvuze. Urakoze cyane. Aya mahugurwa ahabwa abarimu bakaba bahari buri kumwe n'abana. Twe turavuga ntituhindura, reka turekere aha ngaha. Ndagushimiye Patrick, ukuri gushira mu biganiro, wakoze kuza mu kiganiro, umuzi w'ukuri wa none, kuko mbonye kudusini na muca mu ijambo atari busoze ikiganiro kudu ibitekerezo bikomeza ejo ntacyo bitwaye. N'abari badukurikiye bakomeze babiganireho, barebe umuzi w'ukuri kuri iyi gahunda nuwuhe. Turagushimiye nawe ugira umunsi mwiza. Nakoze cyane. Ikiganiro umuzi w'ukuri tugisoreje aha, tugere guhora ku munsi w'ejo. Bye bye.